ongera ukomere Imana amashyi. Muberera umwegeranye n'umugwirizi Reverend arakuramukije mu izina rya Yesu. Oya mumobere wimuha intoki. Wimuha intoki musabye kumumobera. Urakoze cyane, urakoze cyane. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nanjye nshimiye Imana kuri uyu munsi ko Imana intunze inkoni kugira ngo abe ari jyewe ugabura kuri aya manywa. Ndagira ngo mumfashe tuzamure Imana icyubahiro, Imana ishimwe. Tugiye gusoma amagambo yanditswe mu gitabo cyangwa ubutumwa bwiza bwa Matayo. Mubumbure Bibiliya zanyu, tubumbure mu butumwa bwiza bwa Matayo. Turasoma ahantu hane twihuta. Igice cya 3 umurongo wa 7. Musomyi bibwira ko ari tayari. Matayo 3 umurongo wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati mwa bana b'incira mwe, ninde waburiye ngo muhunge umujinya uzatera? Soma n'Abaroma igice cya 2 umurongo wa 5. Turasomera rimwe kugira ngo tuze kuganira aya magambo. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 5 n'urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 2 umurongo wa 5, hanyuma uze gusimbuka usome n'umurongo w'8. Ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari, ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ibumvira iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya w'uburakari. Igice cya 5 umurongo wa 9 aho mu Baroma. Nkaswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Akoze cyane. Murebe mu kiganza cyangwa ndetse umubwire ngo tega amatwi wumve ubutumwa bwawe. Murabizi abapentekosti akenshi ntabwo dukoresha ibyo bita liturujia. Muri liturujia harimo uko bategura ibintu, ibyavuzwe aha bikaba aribyo byavuzwe n'ahandi. Muke mu ndebe mu maso mumbe Bibiliya ndaza kubaranya. Ikigishijwe ku Muhima kikigishwa Nyarugenge, kikigishwa i Remera, aho hantu bose baza gusohoka bakabaha uyu munsi twese twize iki kintu. Mu matorero y'umwuka ntabwo ari uko bigenda rero. Iyo twumvise ko tuzigisha, icya mbere dukora ni ukujya gusenga no kubaza ngo Mana nzatambutse ubuhe butumwa imbere y'abantu. Tugahura n'ikigeragezo twebwe kuba twarasomye Bibiliya cyane, twaranyuze hirya no hino tuzi n'ubutumwa bwinshi, umuntu akarwana nabyo, ariko wajya kumva mu mutima ijwi riraje ngo uzatange aya magambo. Amagambo uje gutanga nayo Imana yashyize ku mutima wanjye. Imana ibakunda. Ndavuga iki muri aya magambo? Ndavuga guhunga umujinya w'Imana. Mbwira mwene so guhunga umujinya w'Imana. Abiza amateka, umunsi Amerika irasa mu Buyapani aho bita Nagasaki na Hiroshima, baharashe bomba atomike ikomeye cyane, yagize ingaruka n'uyu munsi Abayapani baho hantu bafite ikibazo cyatewe n'iyo bomba atomike. Ariko umunsi bayirasa bari bamaze iminsi 3 bohereza indege zikamanura impapuro zanditsweho ngo uwashaka azi ubwenge yahunga akava muri Hiroshima na Nagasaki. Abantu bamwe ntibabyumva ntibanabyemera. Itariki zigeze kuko byari muri porogaramu y'Abanyamerika, bohereza bombe irasa Hiroshima na Nagasaki.
igihumbi bavuga ko yapfuyemo ibihumbi hafi 370 n'abandi. Iteka ryose iyi miburo itanzwe, ufite amatwi utari wazanga utari umusazi arikebanura agapfa. Nanone hari igihe avuga guhunga ariko umuntu akabura icyerekezo akavuga ati ndacashye, babigirane. Yagira amahirwe akabona icyerekezo akagihungira. Kamujya akantu gato mbere ko ninjira mu nyigisho nyirizi, niga mu mwaka wa 3 narakubaganaga. Noneho rero umunsi umwe nyobora ikundi y'abanyeshuri tujya kwiba amapera. Turagenda twiba amapera turayamanura, nuko nyirayo rero arambona kandi yaranzi azi no yatubuza, arihisha. Arangije we aho kudufata yanga vuze induru arakataje wacu, arababwira ati umuhungu wanyu mudatabaye arabakorera ishyano, namufashe namwifatiye ayoboye ikundi banje. None rero ahasigaye n'ahanyu yo babivuge maze muzehe we ararakara bati iyo mbwa mimama nigisha indi uko byagenze aca inkoni arazibika. Ngo ntahe rero ngeze hafi mushiki wanjye yari yabyumvise imigambi yose aza yiruka arambwira ati ntuhirahe ugere mu rugo ufite aferi ikomeye. Arabimbwe byo aravuga ati rero uzubwe hunga jya kwa nyogose bananye. Ngeze kwa masenge arambaza ati ko mbona umutameze neza, namwe mutekereza nanga kumubeshya. Arambwira ati guma hano ejo nzakujyana nisobanure imbere ya muzehe. Aranzana ku bukeye asanga muzehe umujinya washize, aravuga ati mbabarira rwose uyu mwana n'ibindi nk'ibyo. Inkoni arazibika. Muzehe arambwira ati shati wariyembiye. Iyo udahunga, iyo utabaho, iyo uhirahira mu ngeri imbere, abati nari nazi nciye isi zari kugucira amakabutura zigaca n'akabuno kawe. Iteka ryose iyo itangazo ritanzwe ryo guhunga, uzi ubwenge ufite umutima ureba arahunga akabahunga. Dufite bene data hano b'i Burundi baje bahunga, mbese uragira ngo ntibahunze nyine, bariyokoye bariyanduye bavaho. Yohana arimo yigisha abatiza, ntabwo agera ko abafarisayo bakumva, ngo agiye kubona abona nabo baraje. Ati ngaho rero murabizi ko bari ntagorwa, abafarisayo bari ntagorwa z'abanyedini. N'uyu munsi dufite abantu banambye ku idini batava ku izima. Arababwira ati yemwe mwabana bishira, ninde ubaburiye mubwiwe n'iki ngo muhunge umujinya uzate? Yenda kuvuga ku mujinya w'Imana. Umuntu umwe yarambwira ati ariko pastor, Imana ni inyembabazi, igira imbabazi pe. Iravuga ngo niyo waba inshuro 770 Imana igira imbabazi. Ndetse muri Zaburi aravuga ngo nk'uko ijuru ryitaruye isi, ngo n'izuba aho rirasira hakitarura aho rirengera, ngo niko imbabazi zayo zingana, ntabwo zigira iherezo. Ariko igira n'umujinya. Bwira mwene so kugira n'umujinya. Nimubwira umurebe uti Imana igira n'umujinya. Imana izagufashe ntizakurakare bikugirira umujinya. Imana ni inyembabazi, ariko reka mbabwire akarorero. Sinzi niba mwibuka uko byagenze mu gihe cya Nowa. Imana yitegereje abantu, yitegereje abagore n'abagabo, isanga abo barikoze ibibi, babaye inkozi z'ibibi, bararezwe, babaye abantu b'indakoreka, bari mu byaha bitandukanye. Bibiliya iratubwira mu gice cya 6 cy'Itangiriro, Imana irebye abana b'abantu ngo yicuza icyatumye irimo, irababara.
bwira Nowa, iramubwira iti Nowa, bwira abantu ko mbabaye, mbwira abantu ko mbabaye, abagarukiye bari kigeso. Nowa avuze, abantu bakajya bahagarara bakavuza induru bati murebe umusazi. Uyu munsi abarokore baravuga bakabita abasazi, uyu munsi abakozi b'Imana baravuga bakabita abasazi, ariko icyo tuvuga ni imiburo dutanga ku muntu wese. Mbwira mwene so iyi ni imiburo. Baranga Imana ibwira Nowa iti genda uteme igiti mu ishyamba baze mubwire n'abantu bishoboka kuko mwambire kuzarimbura isi nkayimbuza amazi. Bambwirira ababishobora bazaza mufatanye ababishaka. Niwe wabivuga izuba ryakamu. Bati uvuze ngo imvura les imbéciles, hano umuntu wajya udutuka guturira les imbéciles. Umunsi umwe twigeze kujya kumurari kagenda Pasteur Wilson, twari tukiri abasore tujye kumurari arahagara ngo vous les imbéciles, qu'est-ce que vous cherchez ici? Vous êtes des fainéants. Yari umuntu uzi igifaransa uzi kuvuga, ariko ibyabaye muri iki gihugu byaramukumbanije, yabaye interahamwe ikomeye cyane, ikomeye. None ubu ngubu abo yitaga les imbéciles ntazi icyerekezo, agafunga ibirahuri akavuga ngo umutura nahumeka umwuka ukamunukira, ngo munuka no mu kanwa. Reka mbabwire, Nowa yaravuze abantu baraza bati wowe warasase, bite byawe warasase. Aragenda arabaza, arakomeza arabaza imyaka 120. Umunsi umwe Imana iramubwira iti nubwo wabaje wenyine ariko ndacyatanga imbabazi iminsi 7, reka muhamagare. Ku wa mbere ahamagara ati nubwo mutabashije mwe, nubwo mutabanye naye, se nimwakwemera ko Imana yashyizeho umuntu. Abantu bose baranga. Cyabaye niki? Imana yamubwira iti injira mu mujye. Umunsi wa 7 ugeze, Imana yamubwira ngo injira mu mujye. Nowa arinjira n'umugore we n'abana be n'abakazana be. Bamaze kwinjira, hamagara imbogo yinjire, imbogo yinjira n'ingabo n'ingore, hamagara inzovu, hamagara imparage, zose zirumvira ziraza zinjira mu mujye. Murebe igitangaza aho umwana w'umuntu anagira umutima, inyamaswa ikamurusha kumva. Barinjira, Imana ibwira Nowa iti gireyo ndikingira utazabaho ukagira n'imbabazi. Iraza ikubitaho urugi ishyiramo ni kare. Ihamagara ibicu, ihamagara ijuru rirabundika imvura. Imana ibonye ko bitihuta ituma n'imuhengeri harikura amazi azamuka hasi andi amanuka hejuru. Ntabwo twari duhari ariko mbitekereza abantu buriye amapoto niba hari ariho, abantu buriye ibiti birebire, abantu burira amazu bajya hejuru, amazi abasangayo. Umushinya w'Imana usandara ku isi. Ayo mateka aranga. Iyi Imana itanze imibu. Nyamuneka muvandimwe uri muri iri teraniro, uko waba umeze ko, tega amatwi wumvira Imana, wirindiriza, we kwirindiriza kuzahura n'umujinya w'Imana. Mwongere mugaruke gato muze mwitangiro mugere ku Sodomu n'Igomora. Dobundi narahageze icyo kibazo. N'uyu munsi wa none haje amazi, hari inyanja y'umunyu. Imidugudu 2 yaribagiranye, imigi 2 yarimo abantu b'abatinganyi. Kugeza ubwo marayika agiye gusura kwa Loti, abagabo baramubona baraza bati zana uwo muntu, zana abo bakobwa binjiye hano. Loti aravuga ati mwambabariye ko aba ari abashyitsi bavuye mu ijuru. Ati toka mukuvuye aho baduhe. Loti aravuga ati ndabaha abakobwa banjye babari, mubagire uko bashaka ariko aba bashyitsi mubareke abandi. Imana ngo ibonye bameze batyo ibwira Loti iti byihore nabibonye, maze ngo ibateze ubuhumyi barara bakababura urugi. Bigeza mu gitondo Imana ibwira Loti ngo haguruka uhunge, haguruka uve hano kwigenda. Amaze kuhava Sodomu na Gomora, Imana umujinya wayo uragwa kuri iyo migi 2 yose irasibangana. N'uyu munsi hari amateka. Icyo kuri cyo twabonyeyo, abajya muri Israel babona umugore wa Loti nawe utarumbiye. Mwibaze namwe, yari yahunze ariko ageze nyuma yumva ibintu bituragurika, atangira kwibuka ngo amazu ye, atangira kwibuka iki byose, nuko ngagira cyo buhoro. Imana yavuga iti yo narakaye nawe asigara ahinduka inkingi y'umunyu
nabugingo n'ubu irahari. Uhageze ubona ari ikintu kimeze gitya nyine giforumye muri forume y'umuntu cyahindukiye kireba. Imana igira imbabazi ndetse biratubwira ngo itinda kurakara, ariko iyo yarakaye iba yarakaye. Nimugaruke mu gitabo cyo kubara mwibuke ba bagabo bagomeye Mose, Uwiteka akarakara yabagenje bene ko yavuze ati mwitaza abo bantu b'inkozi z'ibibi nkwereke. Uwiteka ngo asatura ubutaka bose bashiriramo ubutaka burongera burabumva faso. Abana bakora n'abantu 240 hafi na 40 bose. Yohana babongera ati ninde ubaburi ngo muhunge umujinya uzane. Iyo dusome mu gitabo cy'Ibyahishuwe kitubwira iki? Kitubwira uruhererekane rw'ibyago bizaza ku isi itorero rihamwe. Aba mureba birirwa mu nsengero, aba mureba birirwa mu butaha, aba mureba birirwa barepera, aba mureba birirwa bingira, aba mureba birirwa badiyakona b'aprotoko. Hari igihe mbwira mwene so ngo hari igihe bazakurwa ku isi. Aba bashumba hari igihe bazakurwa ku isi. Abakozi b'Imana hari igihe bazagenda. Nibamara kuva hano umujinya w'Imana uzasangazwa ku isi. Niko dusoma ijambo ry'Imana. Umujinya w'Imana nyuma y'uko itorero rigenda, impanda nivuga, itorero rikazamuka, hazabaho igihe cyo bise igihe cy'umubabaro ukomeye. Abasoma za Bibiliya icyo gihe mu buryo bita kugaruka kwa Yesu bakita muri periode de la grande tribulation. Igihe kizaba kirimo umubabaro utigeze kubaho. Imana izareka isi yumve. Uririmbyi w'indirimbo y'Ijana yavuze ngo hanga Imana. Uyu munsi dufite n'abantu bihaye gutuka Imana, bakanagira nibura ngo bakora ibyaha biceceke, ibyo bakora bakanabigerekaho gutuka Imana no gutuka abakozi b'Imana. Ndasubiramo, hari abantu bakora ibyaha bakaba babizi, ariko bakaba barongera no gutuka Imana no gutuka iby'Imana no kubyita itekamutwe. Akabyanga akanga n'ababikora ku buryo abona n'ababirimo agahekenya mbere. Yabona abantu baririmba akaganga hariya ngo ngaba bakora ngo ni inkora busa ngaba babuze ibyo bakora. Yabona umuntu atanze amatu avanga ariko ngo mwononekaye mu mutwe, ngo umuntu afata amafaranga ye ngo akayajyana muri biri. Dufite abantu babuze nuko ubahaye uburyo bakora gashyaba itorero bakongera bakarirenga nkuko byageze mu gihe cya Yohana. Batanga imiburo gice cya 8 n'icya 9 cy'Ibyahishuwe kirondora uruhererekane rw'ibyago bizabaho itorero rimaze. Ngirongo njye ngo ndakwifuriza kuzagenda mu gihe cy'itorero. Imana izagufashe, nanjye ndayisaba ngo Imana izafashe nzabe ntahari. Abazaba bahari bazabona ishyano. Bibiliya tugira ngo baziruka bakubita hirya no hino bashaka ubutumwa, ariko ntabwo bazabona. Kambabwire biki? Igice cya 9 kiravuga ngo impanda ya mbere nivuga, Imana izategeka ijuru rigusha urubura ruvanze n'umuriro. Ndagira ngo mushyire muri imagination zanyu, mutekereze. Umwanditsi umwe yaravuze, yakoze commentaire arabanga ibuye rimwe ry'urwo rubura rizaba rifite kilo 42 hafi mu mufuko w'isima, kandi ruzaba rugwa ku bantu n'umuriro wawo, kandi ntabwo rizakugwira mupfe. Nuko bandaragara hasi aho n'akababaro kose n'umuriro uhari n'ibintu byose, wakweguka irindi naryo rikagusubiza hasi. Akarorero turagafite mu Misiri. Umunsi Farawo yanga kurekura Abisirayeli, Imana yamwita buretse gato nzakwereka. Ibyo yamuteje murabizi uko bikurikira.
itorero nirigenda, icyago cya mbere kizabanza kuba ku isi ni urubura ruzaba ruvanze n'umuriro. Abirirwa batuka abantu b'Imana, abirirwa basebya abantu b'Imana, ibyo byose nibyo barindiri, nibyo mu Baroma twasomye ngo ubwo wanga ukaba inyanga guhanwa ntiwumvire Imana ngo wirindirije umushinya uzabera. Impande ya kabiri nivuga, haratubwira ngo amazi yose yo mu isi, za oseya, inyanja ntoya n'imigezi, byose bizahinduka amaraso. Bibiri atubwira ngo ngiye kumva n'umumarayika ngo w'amazi aravuze ngo ye bareke bayanywe, ngo kuko ariko bavushije amaraso y'abantu. Munsi yo tuvuze kureka byeri, uzamura we atariko Vincent, urabona uko ngana nyakweli. Ari hamwe atariko Vincent, ati urabona koko nabasha kunywa amazi ntarya nkarenzaho amazi. Jewe rero niyo ntabonye akabyeri kamwe nibura cyatubiri ngo nturenzeho ngubwa nabi. Yewe iyo nanyoye akave ndamutse nk'ubu ndiye burushe sindenzaho akave ndakugara. Iyo ni imvugo y'iki gihe, ariko umunsi n'amazi azaba yabaye amaraso abantu bazamuki. Abirirwa bivugisha batyo bizagenda bite? Bizagenda bite? Abanga kwihana uyu munsi, abanga gukizwa uyu munsi bakamera batyo, bizagenda bite? Muri 94 twarahunze tubura amazi, ari na pasiteri Wilson, tubura amazi, tugera ahantu hari amazi mabi ntabona uko mbabwira. Turayareba amazi arature, harimo amase y'inka, harimo ibintu byose. Arambwira ati ndapfa kuyanywa, namwe shasigaho ihanga. Arambwira ati upfu narubonye n'ubundi atariko ayo ndayihambaho nyako. Yababa we agira isesemi rero, maze arayorana n'amase n'ibindi byose, ageze warayandizibukira n'ikiruti. Arambwira turarutse nindarutse, ati ubuse biragenda bite? Nawe anoya turakomeza kugeza hari tuyasanga ndi nkayo, ndavuga numva nukuruka naruse, ariko noneho ndarukira rimwe reka mbiye nanjye nkumire. Hari igihisi izaba idafite amazi, kimwe mu bihano Imana izahanisha abantu ni ukubima amazi. Amazi yose azaba ari amaraso, amazi yose ari inzuzi n'imigezi, nuko bizaba bimeze. Ibikonje ntibizaba bihari. Mushinya w'Imana uzaba wisutse ku bantu bayibona. Pande ya gatatu nivuga ngo Imana izategeka izuba rimanuke ngo ryicishe abantu icyoke. Nimwumva uko rimeze n'ubu kandi turi ahantu heza. Yewe n'icyo ndajya munda gututubikana ubundi, ariko ni muri uko nabaye. Ubundi sinyagira icyokere cyinshi n'icyuya, ariko noneho ubu muri iyi minsi kandi ntabwo rirama. Babwira muri zo ngo ntirirama aho riri. Imana ngo izaritegeke kokesha icyokere abantu bose. Hari abantu banga no kwicara mu materaniro, woga batariko ngewe rero mba numva nshaka kwicara ahantu hanjye n'ibyuma bimuha. Hari n'abatajya mu materaniro nk'abatoya rwose, kwicara tubyigana, uretse ko tugira amahirwe twebwe tukaba tutanabyigana. Reka mbabwire abantu bite ku miburo, abantu bayoboka Imana, abantu bakorera Imana, hakiri umwanya. Umunsi umushinya w'Imana uzatangira gusuka, ntabwo amahanga azihangana, niko dusoma muri Ezekiyeli.
amahanga yose azahinda umushyitsi, amahanga yose azahinda umushyitsi. Ndakuburira hakibona. Impande ya kane ya gatanu ngo nivuga ngo hazatera umwijima, umwijima utari umwijima nk'uyu munsi, ngaho umeze nk'igikorwaho umuntu yibwira ngo ni ikintu yafataho. Matara yose ntazashobora kumena, amaprojegiteri akomeye ntabwo azabishobora, nta kintu abantu bazashobora. Abantu bazamara iminsi, bazamara ibihe bakabakaba badafite aho berekeza. Impande ya gatandatu ngo nivuga hazatera inzige. Ndagira ngo Jean Pierre aze kumfasha ansomere aya magambo yo muyumve neza, ngo hazatera inzige ziryana. Nsomera igice cya 9 umurongo wa 2 ugeze ku wa 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo impanda ya 5 ariyo shyano rya mbere. Marayika wa 5 avuza impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Ifungura urwobo rw'ikuzimu ruvamo umwotsi ucumba nk'uw'itanura rinini. Izuba n'ikirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Umwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikorupiyo zo mu isi zibasha gukora. Attention, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikorupiyo. Hano mu Rwanda ntabwo tuzi sikorupiyo. Aba mu bihugu by'ubutayu bo bazi ikudoma kanya gato gusa, mu minota utavuwe ukabura. Ababaye mu butayu barabizi. Komeza. Ariko zitegekwa kutagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi, cyangwa ikintu cyose kibisi, cyangwa igiti cyose, keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga. Akoze cyane. Zihabwa kutaruma ku cyatsi, kutaruma ku giti, kutaruma ku ahubwo zikataka. Bwira muri zo ngo zizataka abantu. Zihabwa kutabica, aho keretse kubababaza amezi 5. Bezi ngahe 150. Zihabwa kubabaza abantu no kutabe, nta nubwo zabarya ngo bapfe, umuntu aparambararaho, ahubwo azababara gusa iminsi 150. Kandi kubababaza kwazo gusa no kubabaza kwa sikorupiyo iriye umuntu. Murongo wa 11. Zari zifite n'umwami wazo ariwe marayika w'ikuzimu, mu ruheburayo yitwa Abadoni. Komeza usome hejuru umurongo wa 5 twumve imiterere yazo. Umurongo wa 7. Ishusho y'izo nzige yasaga n'iy'amafarashi yiteguriwe intambara. Ku mitwe yazo zari zifite ibisa n'amakamba asa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'ah'abantu, kandi zari zifite ubwoya busa n'ubw'umusatsi w'abagore. Amenyo yazo yasaga n'ay'intare. Aho ngaho ndabasaba ko muza gusoma aya magambo mwito. Yohana wacu ubwoya bwazo bwari bumeze nk'iyi misatsi y'abagore, nta nubwo ari nk'iy'abagabo nk'uyu. Ni imisatsi miremire, maso yazo yari ameze nk'ay'abantu, amenyo yazo ameze nk'ay'intare. Zihabwa kubabaza nshuti uri muri iterane. Birashoboka ko abantu bakubwirije ubutumwa kenshi ntiwemere. Hari n'ababigize akamenyero k'abati giye nsengera kwa Bishop Rugamba, giye nsengera kuri Betesida, giye nsengera kuri Zayoni. Ibyo ngibyo byabaye nka modeli, ni ibintu abantu barimo. Ariko ugasanga mu byaha ntabwo bigeze bava. Abantu baracyari abasinzi, abantu baracyari abasambanyi, abantu baracyari abagome n'abanyenzi, ariko bakajya gusenga. Tega amatwi umubwire umuto. Hari umushinya w'Imana urindiriye abantu. Mu gitabo cya Maraki turasoma ngo hazaba umunsi utwika nk'itanura, ngo abibone bose n'inkozi z'ibibi bazabisha. Turatanga imiburo hakiri kare.
Imana ihana nka runaka wishe abana 30, kuki itamuhana? Yica abana 30 aho bita kuri ekonoma ikibuga muri jenoside. Yafashe abana nibo yafataga akajugunya akakubita ku bikuta abana 30 bose, yirega yemera icyaha n'ibyo yireze. Umuntu abata ariko pastor, niba Imana ihana kwe, uyu muntu wafashe impinja zitazi icyo zimutwara akazica bite kwitama, Imana ntabwo ihutiraho, nta nubwo yacecetse. Iyo aba yahutiraga abantu ntawe wasangaho, ntawe. Shobora tubwiye umukozi wishe umwana w'umukobwa wari ufite ubukwe ngira ngo kuri iyi weekend yahise, fata umuhoro aramutega. Si igitangaza ko uwo muntu kera uzabona ariho, ndetse wenda nakora bikagenda. Umuntu ashobora kuba umugome ariko ugasanga akora bikagenda. Ushobora no kuba umurozi ariko ugasanga ari uriho anameze neza mu gihugu mwisi. Abantu bavuga ati harya niba Imana iriho, uyu muntu utemye umukobwa wari ugiye gushyingirwa bitebye ko Imana itamuhana. Ntabwo Imana imeze nkayo, nta nubwo Imana imeze nka Bishop Rugamba, nta nubwo Imana imeze nka Mama Bishop cyangwa wowe. Ni Imana iceceka igashyira ku mutima, kandi cyananga igahura iteza amaboko irindire ko uwo muntu w'umugoma atyo ayihindukire ikamubabara. Niko byari ngo nimungarukire nanjye ndagira nti ndabaga. Komera Imana amashyi niba nimungarukire nanjye ndabagarukire. Abantu bagakomeza bagakora ibibi bagakora ibyaha ariko Imana igaceceka. Guceceka kwayo suko itababara, irababara. Nimugire ngo nk'uwo mwana uba watemwe agiye gukora ukwe, ntugire ngo Imana ko umubyeyi we yababaye se kandi ataranamureze, ko mama we yababaye se, ko papa we yababaye se, ko abavandimwe bababaye se kandi bataramureze. Iyamuremye bite? Irababara ariko igaceceka. Mushyashuwe hari ibyo ahavuga ngo Imana ikagenda ngishyira mu ducuma tw'umujinya, byanditse mu magambo y'Ikinyarwanda ngashyira mu ducuma, ibyo bintu byose bikayiba. Icyantangaje kuma ibyo bintu byose umuntu akabikora ariko yagira rya yahaguruka yavuga ati Imana mbabarira, yazanga Kristo imbabazi z'Imana zikamujyaho, ibyo yakoze byose amafuti ye yose Imana ikayibagirwa ikamubabarira. N'uyu munsi ndagutangariza ko ibyo wanyuzemo byose Imana ibasha kukubabarira, ikabikubabarira byose, ikabikuraho n'inzogera kugira. Nigeze kubabwira umwana w'umukobwa wakuyemo inda 6 zose, uko akuyemo inda agahambira mu isashi zimwe z'imikara zahozeho, akajugunya agenda ajugunya. Ariko aho yasengeraga akumva adafite amahoro, ngo bahaguruka bagiye kuramya umuyoboye akavuga ati tuzamura Imana, uwe ngo yazamura ngo akabona mu biganza bye afashe yamaze. Yagira ngo arakora ngo yuyumva kumva ngo yaragira gatya, yaba ari no gukubura ngakumva arimo arakubura amasashi, yaba ari gukoropa ngakumva arimo arakoropa amasashi. Bose umwe yumvise ubutumwa ari mu rusengero, umuriro w'Imana uramanuka, imbaraga z'Imana ziramanuka, ijwi ry'Imana yamubwira ngo uyu munsi ni umunsi wawe wo kubabarirwa no gukurwaho umutwaro. Igihe kigeze cyo guhamagara bihana, arahaguruka ntiyiyumanganya, araza baramusengerera cyane, araboroga, baramufata bamujyana mu cyumba, aravuga ati ndaza gutuza, arukomoranye n'umukozi w'Imana. Bateranira arangiye umukozi w'Imana bajya kubona, aramwaturira byose, avuga ati none Imana imbabare. Imana iramubabare, amurambika ibiganza aramusengera, aravuga ati akira imbabazi z'Imana, uyu munsi Imana irakubabare, urubanza rwawe rukuriho ruvuyeho. Yabaye umukozi w'Imana mwiza, yaririmbana ku munezero naho akajya abwira abantu ati mfite amahoro asendereye, ntashobora kubona ukumva. Imana uko byaba bimeze kose, bibirabamo naho byaba bitukura tukutuku, birahinduka mu bwoya bw'intama, ariko niwanga uririndiriza umujinya. Bambaza uti ese ndahungira he?
muririmbyi n'imbonye yaravuze ngo duhungire ku ibendera, ngo duhungire ku ibendera ribasha kuturengera. Uriya mwana yarahumekewe, nta handi hari ubuhungiro. Kuzahunga umujinya w'Imana nta handi, oya ahari ku musaraba. Iyo umuntu ahagurutse akaza imbere y'Imana, akagera imbere y'umusaraba, imbabazi z'Imana zimuzaho, ubuntu bw'Imana bumuzaho, Imana ikamuhobera, ikamwakira, ikamuhana ibyaha. Naho ngaho guhungira, nta handi ubuhungiro buri. Ndimo ndumva ashaka kuguhamagara rero. Ushobora kuba uri muri iterane, wumva uri kure y'Imana, wumva warabaye umunyabyaha, utaragarukira Imana, nawe ubwawe birakurega buri munsi, nawe ubwawe birakurega iteka ryose. Ibyaha bihora bikurega ku manywa na nijoro. Uraregwa kuri umusinzi, umutima urabikurega, urabikwemeza. Umutima wawe ukurega kunywa, umutima wawe ukurega ubusambanyi, umutima wawe urakurega. Erega umutima ni urukiri. Yajyaga bindega ngafata ishapuri, maze ngo nkayarondora ye. Nari narigishijwe n'umugateshiste witwa Saveri, yari yatubwiye amibukiro y'ishavu, niyo nakundaga cyane. Nkayavuga kandi ubwo ndabezagizwa, naraye mu kabari, ndabezagizwa ndapfa kuvuga ibyo, nuko naraza nkimahororeza nk'abandi, hamina mu birarangiye ibyo nakoze byose. Hari nubwo batubwiraga bati usubiremo ndakuramutsa inshuro 35, tukazivuga. Ndakuramutsa, nakwanaga n'umuhungu witwa Kamanzi wanywaga yaza yose, maze tukavuga na Kamanzi bati batubwiye ndakuramutsa 35, tukazivuga ariko bikarangira n'ubundi umutima ukirega ikibazo. Ariko umunsi ngera imbere y'Imana nkumva ubutumwa bwiza, munsi numva amagambo y'ubugingo, niho nakiriye Yesu. Ngiye kumanura imitwaro yose imvuye ku mugongo, ndayitura, singicirwaho iteka. Ntabwo ndindiriye umujinya, ahubwo ndindiriye kuzatabarwa no kuzabona ubuntu bw'Imana. Ndashaka kugusengera uri muri iterane. Niba uhari ukeneye gusengerwa kugira ngo Imana igukize utazahura n'umujinya w'Imana, zamura ikiganza cyawe. Nashoje ngiye kugusengera. Zamura ikiganza cyawe aho wicaye, kizamure neza, udafite isoni, udafite n'ubwo. Imana igumugisha mwene data, Imana igumugisha nawe. Zamura ikiganza cyawe, komeza ukizamura aho wicaye, kizamure wereke Imana kukeneye kuyihindukirira no kwigarukira. Abazamuye ibiganza muhaguruke tubasengera Imana. Brabatalk ni ijwi rishize amanga, rivuga ukuri, rigasesengura ibibazo bikomeye byugarije umuntu, kandi rigatanga inzira zishobora kumufasha kubyumva no kubishakira ibisubizo. Brabatalk.